ubutumwa bw'umwaka wa 2021. Uyu mwaka wa 2021 nayo mbabwire ngo ni umwaka ugoye, ni umwaka mubi, ni umwaka uteye ubwoba, ni umwaka urimo impfu nyinshi, abantu benshi bagiye gupfa. Hari abo Imana igiye gucyura bitewe nuko ni umwaka ukaze n'indi myaka igiye kuziza bikaze kurenza uwo nguwo, ku buryo abo bantu batabasha kuresista ibyo bihe. Imana rero igiye kubeza ibacyure, ariko hari n'abandi benshi bagiye gupfa muri uyu mwaka kandi bagende barimbutse kubera ko banze kumvira Imana, banze kumva imiburo y'Uwiteka. Iyi ndwara ya coronavirus COVID-19 yagakwiriye kuba hari ikintu idusigiye. Twakabaye n'abatari bakijijwe bakabaye bamaze kuba umutwe. Niyo mpamvu Imana noneho giye kuzana ibikomeye kurenza ibi ngibi. Umwaka wa 2021 hari abantu benshi mwari muzi ngo bakijijwe, ibyagakiza bagiye kubirambika hasi, ukabona n'abapagani bagiye n'inyuma y'abatigeze gukizwa, bagakora ibi kurenza batigeze gukizwa. Twebwe nk'abana b'Imana dukwiye gushaka Imana, tugatambuka twambaye antibari, mareka twambika antibari tukayitambukana muri ibyo bihe, kadukubitaho ikinya tukatambuka neza. Ikintu kibabaje nuko abakristo benshi nibuza 98% bamaze gutura, bumva baratuye neza rwose. Kibabaje nuko ahubwo noneho benshi babivuyemo, ukuvuga ngo turi mu bwatsi butari ubwacu. Ariko benshi abakristo benshi bumva ko bamaze gutura bagezeyo, birengagije ko bacumbitse. Biba bibabaje umuntu aramutse akodesha inzu ze kacumbitse, yarangiza inzu yagira akayifata nkaho yatuye. Burya biba bibabaje. Ugomba guhora witeguye, niba unacumbitse ukodesha uhora witeguye ko nyiri inzu yakubwira ngo mvira muri iyi nzu, genda, cyangwa se nawe ukagira ibindi bituma uva muri iyo nzu. Rero abakristo abizera Kristo Yesu turacumbitse, dukwiye kuba muri iyi si nk'abacumbitsi, tugahora twiteguye iteka ryose kuyivamo tukagenda. Bizatuma tumenya uko twitwara muri iyi si duhanganye n'uyu mwanzi nyirayo. None twavuga ngo turayoborwa n'amategeko y'ijuru turi muri iyi si, kandi nayo ifite amategeko. Urumva turaviyora amategeko y'umwami w'isi Satani. Niyo mpamvu rero abadayimoni bagomba kuguhozaho ubuhuha, bakwirukanka inyuma, baguca hirya no hino, bagukubita ibirwara, baguteza inzara, bagukubita inyatsi, uri gushakisha bikanga, wakorera bikanga, wajyara bikanga, baguteza intege nkeya, bagutega ibyo bya tekinoloji bikurangaza, bagutega utuntu twinshi, babona wenda ubibura ugakizwa, bakabikuzanira ngo bitunge, aribyo uhugiramo, uburira Imana umwanya, gasanga nibyo wagiyemo, kavuga ati kwaka inguzanyo hari ukayishaka, ugakora amanywa n'ijoro gusenga, ugakorana gukiza, ugakora gatangira kubeshya. Mbega Satani ahora uburyo bwose, ashakisha uburyo bwose, ejo akabateje ibirwara mu bana bawe, ejo akora inzira zose, kuko urimo kuvuga ko ufite amategeko kugenga ubwami bw'ijuru kandi uri mu bwami bwe. Tugenda dusatira iherezo ry'isi no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo ugiye kuza gutwara itorero rye, abo yacunguje amaraso ye. Amaze imyaka igeze mu 1987, nta gisigaye ngaze. Turi mu kinyagihumbi cya 7 cyaratangiye, tukaba mu kinyejana cya 21 uhereye aho Yesu avukiye mu isi. Rero mwitondere iki kinyagihumbi cya 7, kuko iteka ryose umubare kari gusobanura umwuzuro w'Imana. Twageze ku mwuzuro w'Imana wo kugaruka kwa Yesu. Reka twongere tubasuhuze inshuti bene data bakundwa, mudukurikirana buri munsi uko bukeye uko bwije, inshuti zacu za Revelation Ministry channel yacu. Tubabwire ngo iyi ni projet ndende dufite ya ministeri ikomeye cyane yo kugira ngo tugeze ubutumwa bwiza ku isi yose. Tukaba rero dukomeje guha ikaze ku muntu wese wifuza gufatanya natwe kugira ngo twagure ubwami bwa Kristo bugere kure cyane. Rero ni ministeri kandi maze iminsi iriho. Tukaba rero tubashimira mwebwe inshuti zacu mukomeza kurikirana ubutumwa tubagezaho. Imana ibaho umugisha cyane, abatanga comment, abatubaza ibibazo tujye tugeze kubasubiza. Nukuri rwose kandi umwanya iyo tubonye turabasubiza. Ikindi nuko twababwira ngo mudufashe kwagura ubwami bw'Imana kandi mugeze ubutumwa bwiza kure cyane, mubugeze kure cyane.
kuko tugiye gukora ibiganiro bikomeye cyane muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo wa 2021. Tugiye gukora mu buryo bukomeye kugira ngo isi irusheho kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, abantu barusheho gusobanukirwa, bave muri uyu mwijima wa Satani, bamurikirwe n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Turagusaba kugira ngo udutere inkunga, dukeneye inkunga y'amasengesho, dukeneye inkunga y'amafaranga, ibyo byose turabikeneye kugira ngo ubwami bw'Imana bugere kure. Ikindi tugusabye gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo udufashe kwagura ubwami bw'Imana. Murakoze cyane. Hanyuma nkuko nababwiye, iyi ni ministeri irimo kugenda izamuka, idashingiye ku idini ryari ryose, ahubwo ishingiye ku idini ryitwa Bibiliya. Bibiliya niryo dini twemera, irimo ijambo ry'Imana. Ku muntu rero uwo ari we wese wifuza kugira ngo adufashe kwagura ubwami bw'Imana, kandi agumye mu itorero ry'asengeramo, idini asengeramo, apfa kuba yemera ijambo ry'Imana kandi akaba aryubaha, agendera mu nzira yo gukiranuka. Turagusaba ibintu bibiri. Cyambere, turagusaba wowe ubwawe ngwino dukorane umurimo w'Imana, niba ufite impano uyikoreshe. Icya kabiri ni ubushobozi bwawe, ku bushobozi ufite, turavuga amafaranga, nayo dukore twagura ubwami bw'Imana. Hanyuma twese dufite amatora yacu dusengeramo. Iyi ni ministeri itazagira idini na rimwe ishingiyeho, ahubwo ni ministeri y'abantu bumva bashaka kuba mu ijambo, kuko tuzakomeza kuba mu nsengero zacu, mu madini yacu tuzakomeza kuyabamo rwose. Ahubwo ni ukugira ngo natwe dufatanye n'ayo madini kwagura ubwami bw'Imana. Hanyuma ikiganiro cya mbere twabwiye ko kigiye kuba gitambuka, n'ikiganiro kivuga ngo igihe cyanjye, kuvanga izina ryacyo cyitwa igihe cyanjye. Ari nacyo kiganiro n'ubundi dusanzwe tubagezaho, gitambukamo izi nyigisho z'uburyo butatu: igitabo cy'ibyahishuwe, inyigisho irebana n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, ndetse no kugaruka kwa Yesu nyirizina. Ntabwo turatangira kwigisha kugaruka kwa Yesu nyirizina, ariko uyu mwaka wa 2021 tugiye gutangira kwigisha inyigisho zirebana no kugaruka kwa Yesu nyirizina. Nagaruka isi zamerite, ese nagaruka abari mu isi bazajya he? Abatigeze bubaha Imana, ese bubaha Imana aho bizagenda biti? Mbabwire ko turimo no kwandika igitabo cy'izi nyigisho zirebana no kugaruka kwa Yesu, gisa nkaho kigiye kurangira. Nacyo tuzakibagezaho, tuzakibabwira, tuzagishyira no kuri channel yacu kugira ngo ndetse tuzagishyira kuri internet, ku muntu wese ushaka kugisomera kuri internet agisome, cyangwa se ushaka kukigura akagitwara, nabyo bizabaho. Rero icyo ni ikiganiro cyitwa igihe cyanjye, gisanzwe kibaho, cyagiye gitambuka ku maradiyo, Inkoramutima, Sana Radio, Radio Mucyo. None ubu ngubu twatangije channel ya Revelation Ministry kugira ngo kijye gitambukaho kuri channel. Ndakurarikira kugira ngo ubwire buri wese ukurikirana izi nyigisho, uzi neza ko ari umugenzi n'undi kandi uzi kadakijwe nawe mubwire. Ikiganiro cya kabiri twavuze ko ni ikiganiro kivuga ngo dusengane. Twasobanuye ko tuzigisha kubirebana no gusenga. Kubera iki Imana yashyizeho inzira yo gusenga? Kuko gusenga byatangijwe n'Imana, ntabwo ari umuntu wabitangije. Kuki isi ariyo nzira Imana yateguye yo guhura nayo? Gusenga ubundi ni iki? Ibyo tuzagenda tubiganiraho uko iminsi izagenda yicuma kugeza dupfuye, kandi kujya tuvuye mu mubiri, abantu barushaho gusobanukirwa gusenga icyo ari cyo. Ikindi nuko tuzadushaka kugira ngo twigishe abantu gusenga. Abakristo bamenye Imana bakwiriye kubaho mu buzima bwo gusenga, kwiyiriza ubusa. Bikwiriye kubabera ubuzima. Nkuko iyo ubonye ifi ivuye mu mazi ipfa, nkuko ifi iyo ivuye mu mazi ipfa, ni nako n'umukristo udasenga, utiyiriza ubusa, abaho yitwa umukristo ariko yarapfuye mu mwuka, kuko agira ibyaha byinshi akora. Icyo ni ikiganiro cya kabiri twababwiye. Ikiganiro cya gatatu twavuze ko ari ikiganiro kivuga ngo ubusesenguzi kuri Bibiliya. Tuzasesengura Bibiliya ku bantu bose bavuga ngo Bibiliya ntibajye bayisoma ngo bayumve, kuko tujya duhamagarwa n'abantu benshi abatwandikira, kandi turabashimira comment zanyu mutanga ku nyigisho tugenda tubagezaho buri munsi. N'abandi bagenda bagira ibibazo batubaza, turabasobanurira, ngira ngo turagerageza kubasubiza. Twababwiye ko dufite
urubuga rwa WhatsApp ku bantu bose bifuza kujya bagira ibibazo batubaza n'urwo rubuga. Reka mbwire n'abandi wenda tufite kuri telefone yacu tugenda dusubiza kuri telefone kuri buri muntu ku giti cye, tubabwire mushaka ukuntu mujya mwebwe mutubwire tubashyire kuri groupe yacu, kuko ubu niho tugiye kujya dutambukiriza ibisubizo ku bibazo twabajijwe. Mu minsi mike ntabwo tuzongera gusubiza abantu umuntu ku giti cye, ahubwo abantu bose bari muri iyo groupe tuzadusubiriza rimwe. Deja na bino byigisho tugenda tubaha link tuzaza tuyitambutsa kuri groupe yacu, abantu ariho bayikura, abandi bakoze subscribe babona notification, usubye ko ari gitinda kukugeraho gasanga notification kugeza itinze, ariko uri kuri groupe yacu uba wamaze kubibona kare tumaze kugishyiraho, dutadufata link tukayicisha kuri groupe, ubundi ugakurikirana izingisho. Hanyuma rero no kuvuga ngo mu minsi mike tuzaba ari groupe gusa dutambutsa izo nyigisho, ku buryo nushaka kubaza ikibazo ari ahazabikurikiranira. Ikiganiro rero cya kane twababwiye ni ikiganiro kivuga ngo menya nibi. Ikiganiro menya nibi twavuze ko tuzavugamo byinshi birebana na bimwe abantu bajya bubakiraho ugasanga bananiwe gukizwa, ahubwo hari uturongo tumwe bagiye bumva nabandi ni bana twisome muri birabwo batwumvanye abandi, kandi abo bandi nabo batuvuga ntibigeze basoma neza Bibiliya. Ugasanga nitwe bishikirizaho bakanga gukizwa neza. Ngo Pawulo yabwiye Timoteyo ngo jyunywa kubwinda abakonaniye jyunywa gaki ngo jyunywa vino nyi, ngo ubwo nyine Imana ngo Pawulo ngo yabwiye Timoteyo ngo ajyanywa inzoga nkeya. Hakaba abandi bavuga ngo kunywa inzoga ngo ntusinde ngo ntacyo bitwaye. Hakaba abandi bavuga ngo Imana kuki yakunze Yakobo Esayi kamwanga bakiri mu ndanga Imana irabana ku butoni, ndetse nabandi bavuga ngo Farao ngo Imana yamunangiye ngira murimbura ari yamunangiye umutima ngo Imana ni ingome. Kaba nabandi bavuga ngo cya giti cyo muri Edeni Adamu na Eva bariyeho ngo cyari gitsina ngo nuko baryamanye ngo Imana itabahereye uburenganzira. Hakaba nabandi bavuga ngo Eva yaryamanye n'inzoka ngo babyara Kayini. Ibyo byose ni ibibazo abantu bakunda kugira. Hakaba nabandi bavuga ngo Bibiliya Yesu yaravuze ngo hari umwana wo kurimbuka n'umwana w'ubugingo. Ubwo rero ngo niba ndi w'ubugingo ngo niyo ntakizwa ngo byanga byakunda ngo hari Imana izamu bugingo. Abandi bati nshobora no gukorera Imana ngakizwa cyane ugasanga ndarimbutse niba narakizwa mu kurimbuka. Bakirohereza rero gukizwa ugasanga babayeho bavuga ati niba ndi w'ubugingo nzabubona, niba ndi wo kurimbuka nzarimbuka. Kitonderwa aho tuzanya twiga Bibiliya, ibyo byose ni ibintu bagenda bafataho duce, bogasanga Bibiliya ntibayisumye ngo bayumve, bakifatiraho duce gusa. Rero ibyo nibyo tuzagenda dusobanura mu myaka uko ibihe bizagenda biha ibindi, kugeza dushaje, kugeza dukuye muri iyi si. Niba Imana izadusara hakiri kare tuzagenda, ariko niba tugihari tuzagenda dufasha abantu bagira ibibazo byinshi muri Bibiliya, byinshi batagira ibyo bamenya. Mu kiganiro menya nibi harimo byinshi, tuzaza tugenda tuzenguruka isi yose, turebe ibyabaye mu bihugu hirya no hino, ibyebo kuntu byica abantu, turebe izo za Al-Qaeda, za Al-Shabaab, za Boko Haram, uburyo bagenda bari kugenda bica abantu, babica urupfu n'agashinyaguro, babwicanye hirya no hino mu miryango, mu famiye. Ugasanga umubyeyi yishe umumama, yishe umwana we, umwana yishe nyina, ugasanga ise yafashe umwana aramwica, umwana agafata saka akamwica, ugasanga muciyeho ubugabo. Ibyo byose tubifata tubikompare na Bibiliya, turebe ese ibi ngibi biri bivuga iki, ese niba Bibiliya bivuze bishushanya iki, ese byaba ari ibigaragaza ko isi igeze ku iherezo, ese agiye kugaruka. Ibyo byose tuzende tubyinjiramo beka byose. Rero ikiganiro menya nibi ndakigukumbuje, ikiganiro ubusesenguzi kuri Bibiliya ndakigukumbuje, ikiganiro dusengana ndakigukumbuje. Nitugera kuri dusenga niho tuzasengera abantu, tuzaza dusengera abantu, dusengera abantu abarwayi birwara by'imyuka mibi, abarwayi za kanseri, abarwayi za diabete, abarwayi za sida, abarwayi za hepatite S, za hepatite B, za hepatite C, mbega bose tuzabasengera. Abarwaye ibintu bitandukanye tuzatubasengera. Hanyuma dusengere igihugu cyacu, dusengere umugabane wa Afurika, dusengere indi migabane, dusengere isi, dusengere abantu bakiri mu byaha barushaho kwigaragura mu byaha. Ibyo byose tuzatubisengera. Nkaba nkurarikiye kugira ngo ubane natwe kandi tujye dufatanya muri aya masengesho,
turebe ko imana yagira icyo ikora mu itorero ryayo, kuko abantu benshi babayeho babanye n'imyuka mibi, abantu benshi babayeho bafite ibibazo by'imyuka mibi, baryama karoti ibizozi bibahamura, abandi bahora n'ubwoba bw'ubuzima, abandi ugasanga baterwa n'ubwoba bw'abadayimoni. Ibyo byose tuzabisengera imana igira icyo ikora. Impamvu twabwiye ngo iyi ni minisiteri izaguka ikagera kure cyane. Nk'uko bisanzwe rero ngira ngo uyu munsi turagarutse tuje kubaha ubutumwa bw'umwaka wa 2021. Uyu mwaka wa 2021 nayo mbabwire ngo ni umwaka ugoye, ni umwaka mubi, ni umwaka uteye ubwoba, ni umwaka urimo impfu nyinshi, abantu benshi bagiye gupfa, hari abo Imana igiye gucyura bitewe nuko ni umwaka ukaze, n'indi myaka igiye kuza bikaze kurenza uwo nguwo, ku buryo abo bantu batabasha kuresista ibyo bihe. Imana rero igiye kubeza ibacyuri, ariko hari n'abandi benshi bagiye gupfa muri uyu mwaka kandi bagende barimbutse kubera ko banze kumvira Imana, banze kumva imiburo y'Uwiteka. Kandi Imana irimo kuburira abantu binyuze mu bintu byinshi, uhere kuri indwara coronavirus, nubwo hari benshi bakana kitariho, ariko nanyamubwire ngo irahari kandi Imana ifitiye umujinya isi. Uwo muri iyi minsi Imana yagiriye umujinya isi. Hari abantu bajya banga Imana sigira umujinya, wose ko ugira waba ugira umujinya, Imana ntigira umujinya, si yakuremye se. Ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 18 haratubwira ngo umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo, kuko bigaragara ko bazi Imana kandi Imana ikaba ari y'ubwayo yabashira ubwo bwenge. Rero Imana igira umujinya urenze uwawe, ahubwo ubure muri iyi minsi Imana irakariye isi, kandi ntabwo irakariye kubera cyane abatizera, irakariye kubera benshi biyise ngo bayizeye Yesu ariko bagakomeza gukora ibibi, bagifatanya n'abapagani gukora ibibi, ugasanga baracyasambana, barakiba, baracyagambana, amoko aracyabamunga, bibereye mu moko gusa n'ibibereyemo, kandi bava ngo bamwe ngo nabavuga butumwa, abandi ngo nabapastor, abandi ngo nabashumba, abandi ngo bigisha ijambo ry'Imana, abandi ngo barahanura, ariko ugasanga baracyafite amoko yabamunze. Ikindi ugasanga ni ba bantu bagifite ubugome mu mitima yabo, buzuye ubugome kandi bava ngo bakorera Imana. Rero ibyo nibyo byatumye Imana irakarira isi, bishingiye kubiyitirira izina ryayo. Umujinya uracyahari kuko nuba abantu ntibarumva. Imana ikomeje gutanga ibimenyetso byinshi ariko abantu ntago barumva. Iyi ndwara ya coronavirus COVID-19 yagakwiriye kuba hari ikintu idusigiye, twakabaye n'abatari bakijijwe bakabaye bamaze kuba umutwe. Niyo mpamvu Imana noneho giye kuzana ibikomeye kurenza ibi ngibi. Kambabwire ngo mu mwaka wa 2021 mugiye kubona abantu benshi bagiye gupfa, hari ibintu byinshi bigiye kuhaba. Ikindi umwaka wa 2021 hari abantu benshi mwari muzi ngo bakijijwe, iby'agakiza bagiye kubirambika hasi, ukabona n'abapagani bagiye n'inyuma y'abatigeze gukizwa, bagakora ibi kurenza batigeze gukizwa, bagiye kugwa bakora ibibi byinshi kurenza abatigeze bakizwa. Ariko nanone umwaka wa 2021 hari abantu bagiye gukizwa bubaha Imana, ni bake, nava ngo nibuza ni nka 2% ko bagiye gukizwa, kandi bazabakijijwe kuko Imana izabashyiramo ikintu cyitwa imbaraga zayo, izabashyiramo imbaraga n'ubushobozi. Ibyo yagahaye abo benshi bayivuyeho nibo izabiha, izabaha impano z'umwuka, izabaha iyereko, izabayishurirwa, izafata ubutunzi bw'isi bubahe. Imana igiye kubikora. Hanyuma rero ubwo n'ubutumwa tubahaye, kandi Imana irashaka ko uwasengaga rimwe yongeraho akagira ibiri. Ubwo tuva gusenga no kwiriza ubusa, ntago ari ugusenga ko abantu bose barasenga, n'abasilamu barasenga, n'abakatolike barasenga, n'abapane n'abarokore barasenga, abantu bose barasenga, n'abapfumu barasenga, nabo bafite Imana yabo basenga. Iyo tuvuze gusenga rero no kwiriza ubusa, iyiriza ubusa uze gufata n'undi mwanya wo gusenga, ariko uwirizaga rimwe niyirize kabiri, uwirizaga kabiri niyirize gatatu, uwirizaga kane niyirize gatanu, uwirizaga karindwi niyirize iminsi 10. Karindwi se baracyabaho? Nta nabakibaho. Kera twajyaga dukora iminsi 7 tutariya tutanywa, tugahaguruka twuzuye imbaraga z'Imana, abadayimoni batubona bagatangira kuvuza induru, twagira ku munima abadayimoni bagataka ati baradutwitse twigendere. Uyu munsi se ni bande? Uwo mwanya barawufite se? Ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo uwasengaga 7 nasenga 10.
uwasengaga umwe nasenga ibiri, yiriza ibiri, kuko hariya haratambuka uwambaye. Abapagani bo ntibazabimenya, ariko abanyabwenge bazabimenya. Abapagani bo bazahaca bisanzwe, kuko bo bafite umwami bakorera. Gusambana ntacyo babwiye, bumva ari byiza. Kwiba ntacyo babwiye, bazumva ari byiza. Kuba kuri iyo tekinoloji, ku ikoranabuhanga bareba ibifite ibipfuye amaso bikabangiriza n'ubwonko cyane, bo ntacyo babwiye, kuko uwo bakorera baramuzi, nta nubwo bazigera bamenya ko ari bibi. Ariko kwitore, kubizera, urasabwa kongera ibihe byo kwiriza ubusa no gusenga. Ubwo ni ubutumwa mbahaye gatoya, ariko noneho ngiye gukomereza mu ijambo ry'Imana. Ubu ni ubw'umwuka w'Imana bayadushuriye, ariko naka tubabwire noneho na Bibiliya ikivuga. Hari abantu njya numva bakunda kuvuga ngo ejo imbere hariya ngo ni heza, ngo imbere hari ibyiza. Hari ibyiza, icyakoza ku mubiri birahari, ariko ku bugingo ni urupfu. Benshi bagiye gupfa mu mwuka, benshi bagiye gusubira inyuma, benshi bagiye kuba abapagani babi, benshi bagiye kubura ubugingo. Niyo mpamvu navuga ngo kwitoro ntago ari heza, kandi no kuba pagani tujye kureba wasaga atari heza, kuko hari byinshi bihari bizabica kandi bapfe barimbutse. Ibintu byose twikorera nk'abana b'abantu bitugiraho ingaruka. Gusa umuntu wagiye gusambana akarwara sida, uwo ngo abikora byari byiza, ariko akuyemo sida. Umuntu uri kwibira ku ikoranabuhanga afashweho, urumva afashwe bwo batamufunga. Hari n'ibihugu byo bihanira kwica bakamwica, ubwo se bimubereye byiza. Izi ndwara z'ibyorezo coronavirus haje iyindi none ikomeye kurenza iyi ngiyi. Wagize ngo abazayicikana bangahe? Nimuze twubaha Uwiteka, nimuze turarame turebe mu ijuru. Bagabo, bagore, basore, bakobwa, nimuze turarame. Habari muri Afrika mudukurikiranye bari hano muri East Africa, nimwumva ubutumwa bwiza. Reka mbwira abari i Burundi, bari hano i Burundi, Barundi, nimuze twubaha Uwiteka. Abari Kongo batize mwumva Ikinyarwanda, n'abakongomani bari muri Kongo mwumva Ikinyarwanda. Abari Mozambique, Togo, Burkina Faso, abari iyo ngiyo abari muri ibihugu za Zimbabwe hose, murasabwa kugira ngo twubahe Uwiteka. Ndabwira abanyumva, niba wumva n'ururimi rwaho, kaburi uri umunyarwanda, ukamva ururimi rwanjye, ukaba ufite umuntu w'umunyamahanga mubanaho, mubwira ubutumwa, kuko ibihe turimo kwinjiramo birakomeye. Kuzabitambukamo umva bizaba bikaze. Twamaze kubabwira message none Imana twihereye, ahubwo no tugiye kubabwira noneho na Bibiliya ikivuga ku gihe kiri imbere hariya kuri mwaka 2021 ndetse n'indi myaka izakurikiraho. Wariko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa mbere, hanyuma tugeze ku murongo 5, ubundi tubagezeho ubwo butumwa bwo mwaka wa 2021. Haratubwira ngo umenye yuko misi imwe kazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda nababo, batirinda, babeshyana, bagira urugomo, bagambana, ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako. Aramubwira ngo abameze batyo batera umugongo. Ubu ni ubutumwa bw'umwaka wa 2021. Aha navuga ngo ese iyi misi y'imperuka Paulo yavuze izaba ryari? Ese tuyirimo? Ese ntiturayigeramo? Ni ryari? No kuvuga kugeza uyu munsi imisi y'imperuka twayigezemo, tuyicayemo rwose, tuyirimo. Niyo mpamvu dukwiriye kumenya uko twitwara muri iyi misi y'imperuka. Ibi bintu byose Paulo avuze bizaba mu misi y'imperuka nibyo biri gusohora muri iki gihe, kandi imisi y'imperuka ihora ari imisi y'imperuka. No kuvuga ngo uyu munsi turi mu misi y'imperuka, ejo ni mu misi y'imperuka, muri uyu mwaka wa 2020 ni mu misi y'imperuka, mu mwaka wa 2021 ni mu misi y'imperuka, mu mwaka wa 2022 ni mu misi y'imperuka, kuzakomeza no mu misi y'imperuka. Noneho rero umva ikintu batubwiye Paulo. Aravuze ngo mu misi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Icya mbere ngo nuko abantu bazaba bikunda, icya kabiri ngo bakunda impiya, icya gatatu birarira, icya kane bibona,
icya gatanu badakunda n'ababo, icya gatandatu batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Pawulo abwira Timoteyo ngo Timoteyo abameze batyo uzabatera umugongo, cyangwa se ujye ubatera umugongo. Ibi ngibi Pawulo avuze ko ari byo mu minsi y'imperuka, kandi tumenye ko iminsi y'imperuka ni ihoraho, iminsi y'imperuka ihora iminsi yose, kuko iminsi y'imperuka yatangiye ubwo Yesu yazaga mu isi. Imana yari ibonye ko igihe cyo kugira ngo iminsi y'imperuka igitangire, yabonaga ko iminsi y'imperuka itangiye, ihitamo kohereza Yesu vuba na vuba kugira ngo aze atanguranwe n'iyo minsi y'imperuka, abanza apfira abari mu isi, abacungure, asubire mu ijuru, isohoza isezerano yasezeranije abazizera umwana wayo Yesu Kristo, isezerano ry'umwuka wera. Yesu rero yahise aza yihuta kuko iminsi y'imperuka igiye gutangira. Niyo mpamvu Yesu atanguranwa nayo, araza aravuka, arakura mu buzima busanzwe bwa kimuntu, ariko nyuma yaho apfira abari mu isi, asiga isezerano, abwira intumwa gutegerereza umwuka wera i Yerusalemu mu murwa, zigategereza icyo bita umwuka wera, isezerano rikomeye, isezerano rikomeye. Umwuka wera yasuzwe ku munsi wa Pentekote muri 33 ku munsi wa Pentekote, yamanutse iminsi y'imperuka aratangiye. Rero iminsi y'imperuka nta cyiza kiyirimo, ni imibi gusa. Icyakoza kubatizera abapagani bibabereye myiza, ariko ku itorero rya Kristo, torero abakristo bamaze kwizera, ni mibi. Turasabwa kuba maso. Icya mbere, ntabwo dukwiriye gukunda impiya, kuko impiya zije zigaragara ko ari ikintu kibi kizaba mu minsi y'imperuka. Nani magambo, amafaranga Imana yemeye kaba kugira ngo tuyakoreshe, ariko ntabwo akwiye kudukoresha. Abana b'Imana ntabwo amafaranga akwiye kutuyobora ngo dukoreshe, kuko tugeze aho tuyakunda akadukoresha, dusigara dukora ibibi, tukajya kure y'Imana, tukabura Imana umwanya. Dukwiriye rero guha Imana umwanya. Landisako labinifo prayer chauffeur stakita yazidi blows. Dukwiriye guha Imana umwanya. Ni byiza dukora amafaranga, ariko duha Imana umwanya. Ngo abantu bazabakunda impiya, ikindi ngo birarira. Abakristo dukwiye kwirinda kwirarira, uko ubwirarizi buri muri iyi minsi ni bwinshi. Haba mu kurambagiza abantu barirarira, haba mu gushaka gutunga barirarira, haba abantu bari kwirarira, haba mu gakiza abantu barirarira. Ugasanga umuntu arirarira ngo arakijwe kandi ari mupagani rwimbi, nta mbuto na rumwe umubonaho. Niyo mpamvu mu kiganiro kivuga ngo menye nibi, tuzigishamo n'izi nyigisho zishingiye ku buntu butangaje. Izi nyigisho bavuga ngo byarangiriye ku musaraba, ngo umuntu wese amaze kwizera nta kindi na kintu na kimwe aba ari gusabwa, ngo nta na kimwe abasabwa. Kubera iki? Bibiri ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu yiza avuga ijambo rikomeye, ubutumwa bwanditswe na Matayo 7, ore ku murongo nibuza wa 14 cyangwa muri ku murongo wa 13. Yaravuze ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, ngo kandi abanyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije cyane, ngo kandi abanyuramo ni bake. Avuga ijambo rikomeye, avuga ngo nta wasoroma imbuto z'umuzabibu ku mutini cyangwa imbuto z'umugenge ku muzabibu, ngo nta wasoroma imbuto z'igitovu ku mwembe. Asoza avuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Yaramaze kuvuga abahanuzi b'ibinyoma bazaza. Yaravuze ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazazaho muri, basa nk'intama ariko imbere ari amasegaryana. Aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ahangaha yasobanuye imbuto. Ni gutukizwa uvuga ngo wamaze kwizera Yesu, ngo wababariye ibyaha, ngo wari urimo, ngo by'igihe cyashize, ngo n'igihe kizaza, ubundi ngo ugende wikorera ibibi, ngo warabibabariwe. Izi mbuto se Yesu yavuze yazivugiye iki? Abagalatiya 5:22, imbuto z'umwuka wera 9: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, ingeso nziza, kugira neza, kugwa neza, gukiranuka no kwirinda. Izi mbuto 9 bavuze, niba utazifite uruvuzajya mu ijuru ngo nuko wizeye Yesu gusa.
urasabwa kugira urukundo, kandi mu rukundo niho habamo ubusambanyi, mu rukundo niho habamo ubwicanyi, mu rukundo niho habamo ubugambanyi, mu rukundo niho habamo gukunda amafaranga kugeza ubwo mwene so yakwicwa n'inzara kandi afite amafaranga ntugire icyo mufashisha. Mu rukundo niho habamo ubugome, ntiyabamo kubeshya. Burya no kubeshya ni cya gikomeye. Niba ubeshye mwene so kandi icyo umubeshyeho wowe kikakugira ukumva ni byiza kandi kirakugira ingaruka nziza mu ruhande rw'umubiri, ariko mwene so kikamugira nabi, urumva uzajya mu ijuru ute? Noneho wumve ibintu Pawulo avuze ngo biza mu minsi y'imperuka. Ni ibihe bikomeye bene data. Noneho iminsi y'imperuka ihoraho kugeza ubwo izarangira Yesu agarutse. Turi mu bihe byo mu minsi y'imperuka, kandi bizarangizwa no kugaruka kwa Yesu. Niba turi mu bihe byo mu minsi y'imperuka bikaba bizarangizwa no kugaruka kwa Yesu, nagira ngo nkubaze, urumva imyaka tugenda twinjiramo ari myiza? Uko imyaka igenda iza niko abantu barushaho kwikunda, niko abantu barushaho gukunda ibiya, niko abantu barushaho kugambana, niko abantu barushaho kwirarira, niko abantu barushaho kwanga ababyeyi babo, niko ababyeyi barushaho kwanga abana babo, niko abantu barushaho kugenda bakamamo ikintu cyitwa urukundo. Tekinoloji murebe iyi tekinoloji iriho muri iki gihe cya none ikurikira cyitwa ubusambanyi bukomeye mu rubyiruko, ikurikira cyitwa ubusambanyi bukomeye mu bubatsi ingo, iri gusenya ingo nyinshi kubera amashusho abantu birirwamo. Urubyiruko rurareba abakobwa bariyo mu Burayi, bari za Amerika, b'abahanzi birirwa bambaye ubusa, bahawe imyenda na Satani, bajya gukura imyenda ikuzimu, bakabaha mode y'imyenda bagomba kwambara, bakababwira ni uko igomba kubireshya kugira ngo babashe gukurura urubyiruko rwinshi, kuko bitwa ngo ni abasitari bamenyekanye. Urubyiruko narwo rutangiye kwambara nk'uko abo bambaye, hanyuma uko urubyiruko rwambara iyo myenda, ariko Imana igera izinuka ikiremwa muntu, kuko ibyo bintu abantu bari gukora byavuye ikuzimu. Imana na Satani bahora iteka ryose bahanganye. Iyo rero nk'umuntu agiye ikuzimu, tuvuge nko muri bari abahanzi, akajya ikuzimu ari umukobwa mwiza, akamuga ngo wowe ugiye ku isi jya wambara imyenda imeze itya, hanyuma kuko uri umusitari abantu bazakumenya bagukunde bajye bambara kuriya, bituma Imana yabo ibazinukwa. Iyo aje akabikora abantu bakabikora nabo, bituma Imana igera izinuka ikiremwa muntu. Ibyo kandi n'ahandi babikurikiranira, kuko umuntu uri muri Amerika ni tekinoloji. Uramureba uri hano mu Rwanda, uramureba uri Uganda, uramureba uri Burundi, uramureba uri Tanzania, Kongo, uramureba uri muri Malawi, Zimbabwe, Mozambique, ku isi yose umurebera ku ikoranabuhanga. Aho niho tubabona ko yabikoranabuhanga ridahari, ntago twamenya ibyo biri ko byabaye. Niyo mpamvu navuga ngo tekinoloji ni kimwe mu bintu bitumye abantu barushaho gukora ibibi, bikaba bikora ubusambanyi bwinshi. Murebe Instagram ibintu bitambukaho, Facebook, Twitter, WhatsApp n'izindi mbuga nkoranyambaga nyinshi, abantu benshi bahashiriye. Uko kandi ariko Imana izinukwa ikiremwa muntu ikagenda ibahurwa. Ubu Imana yarakariye isi, kandi abantu benshi ntabwo babyemera, turabivuga ariko ntibabyumva. Imana yarakariye isi. Murabona coronavirus ukuntu yari imeze, none haje indi ikomeye kurenza iyi ngiyi. Nta kindi ni uko Imana irakariye isi, kandi cyane kubiyitirira ko bayimenye, abo nibo batumye uburakari bw'Imana bukongerezwa isi. Kuko abapagani b'Imana ntiyabarakarira, n'ubundi wari yiteguye kuba yabasanga ikababurira bagakizwa. Ariko abantu twebwe tuvuga ngo twamaze kumenya Imana, ngo twarayizeye, tugakomeza gusa n'abisi, tugakomeza gukora ibintu uko abisi babikora. Ibyo nibyo birakaje Imana, kabitumye Imana ikomeje kurekera abantu mu bibazo. Kugeza uyu munsi abantu ntabwo baremera, benshi barakana kuko coronavirus itabaho, ariko irahari. Ni ukuri irahari. Mureke twagushinga ijosi, ahubwo tugonde ijosi twubaha Imana, twemere dushaka Imana, twemere intege nkeya zacu, twemere ibyaha byacu. Umwaka wa 2021 ntabwo ari byiza gusa bizahaba, n'ubundi ibyago biracyakomeza kugwira cyane ku isi. Hari ibirwara byinshi bigiye kubaho, abantu benshi bagiye gupfa.
mugiye kubona abantu bagiye gupfa. Hari mu mwaka wa 2021 abantu benshi bagiye gupfa. hari ab'Imana igiye gucyura, babageni b'Imana igiye gucyura, kuko ntago iriya minsi iri imbere bo bashobora kuzayishobora ngo babashe kuresist icyo gihe. Ni mpamvu Imana ishaka kubacyura ikabasarura bakajya kuruhuka. Ariko hari n'abandi benshi bagiye gupfa barimbutse. Bibiliya ivuga ko uko iminsi igenda yicuma niko kubizera Kristo, ku itorero rya Kristo rigenda rushaho kwinjira mu bikomeye bibasha kuba byagabanya imbaraga z'Imana muri bo. Cyo cya mbere. Cya kabiri, bikaba byabarangaza, bakarangazwa n'iby'isi. Cya gatatu, bakaba bahura n'ubwanzi bw'ab'isi, ab'isi bakabanga, ab'isi bakabanga. Uko niko Bibiliya bigaragaza. Tushaka kwinjira muri byo turebe uko ibihe bigenda bisimbura biha ibindi, uko ibihe bisimburana biha ibindi, turebe icyo Bibiliya bivugaho. Ese imbere harani heza? Reka dusome mu gitabo cy'umubwiriza, igitabo cy'umubwiriza igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8. Hari amagambo avuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikori, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cyo gutanga n'igihe cyo kwimana, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibihe bigeze kuri 28 Bibiliya ivuga dutambukamo hano muri iyi si. Ibi bihe iyo ugiye kubirangiza ugeze ku gihe cya 28, birongera bikaza imbere yawe kongera ukabigendamo kugeza upfuye. Ndasubiramo, ni ibihe Bibiliya yivuze 28. Ibihe 28 tubigendamo mu buzima bwacu. Iyo ugiye kubirangiza ugeze ku cya 28, birongera bitagira ukatangirana nabyo. Noneho rero ntabwo ibi wabicika, ko ijambo ry'Imana avuga ngo icy'Imana yagoretse nta wakigorora, kandi icyo yagoreye nta wakigoreka. Niyo mpamvu umubwiriza aravuze ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Yes, ntacyo wahindura. Niyo mpamvu avuze ngo rero hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Nta mushobora guhagarika gupfa n'umunsi n'umwe. Icya kabiri, ngo hariho igihe cyo guhinga, igihe cyo gutera ibikera, n'igihe cyo kurandura ibikuri. Ibyo bibaye ibihe 4. Arongera avuga ngo kandi hariho igihe cyo kuvuka, kuvuga ngo arongera avuga ngo hariho n'igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Abantu bakicana, hakaba igihe Imana ikiza abantu ikoresheje ibindi bihugu bigakiza, kandi abantu baba mu kwicana. Ubwo bibaye ibihe 6. Arongera avuga ngo hariho igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. Bibaye 8. Ukubaka byazajya bigasenyuka, kandi ukabura ubushobozi bwo kubaka, kandi kera warigeze kubugira. Arongera avuga ngo hariho igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, ukabaho wishimye useka buri munsi. Akaba n'igihe uhorana amarira atagushiraho. Ibyo bihe bigera ku bantu. Sinzi niba bitarakugeraho, sinzi wanze waba utari umuntu. 12 aravuga ngo hariho igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. 14 aravuga ngo hariho igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda. 15 na 16 turakavuga ngo hari igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana.
17 na 18 akavuga ngo hariho igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga. 19 na 20 aravuga ngo hariho igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda. Ukambara imyenda ikagusaziraho igacika, ukajyana ku cyarahani, ukajyana ku mashini, ukajya udodesha, kandi kera utadodeshaga waraguraga bisanzwe. Ariko icyo gihe nacyo kikakugeraho ukabura imyenda, ukabushoboza bwo kugura imyenda, ukajya kudodesha iyo ufite igatabo ukajya kudodesha. Igihe cya 24 aravuga ngo hariho igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga. Umuntu akaba kumva nta muntu afite avugana nawe. Hari n'abantu bajya baho akageraho wajya no kumusura akakubwira kadahari ko yumva ntabyo afite byo kuvuga. Hanyuma igihe cya 26 na 26 yaravuze hariho igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga. Ibintu byose bakaba bajyaga babikubwira ukabikunda, akari igihe none ibintu byanga. Igihe cya nyuma igihe cya 24 na 28 aravuga ngo hariho igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ntabwo ushobora guhagarika intambara, ntibibaho. Intambara igiye ibaho, hanigiye ivaho, hakaza ibindi. Ibyo byose byaragambiriwe. Urumva ko rero Bibiliya agaragaza ibyo tugenda dutambukamo. Ushobora gutambukamo ibiri hagati, ngiye gatambukamo ibibanza, ariko ibyo bihe 28 byanga byakunda. Buri wese agomba kubitambukamo kuva avutse kugeza apfuye. Ndiwuse rero kugira ngo nerekane ko iyi minsi abantu bajye bavanga imbere hariya ngo mu mwaka utaha ngo ni heza. Hari abavuga ngo rwose ngo Imana izagira neza abantu, ibagira neza, kandi birivuga ko ahubwo ari ibyago n'amakuba gusa. None Paulo avuze ngo rero umenye ko minsi imero kazaza ibihe birushya. Urumva rero ibihe birushya birahari uyu munsi muri 2020, 2021 birahari, 2025 birahari, 2030 birahari, 2050 birahari. Ntacyo wahinduraho, kandi nuko bukeye nuko bwije birushaho kuba bibi cyane kurenza uko byari bimeze. Ubwo rero abana b'Imana, twebwe nk'abana b'Imana dukwiye gushaka Imana, tugatambuka twambaye antibari, marika twambika antibari, tukayitambukana muri ibyo bihe, kadukubitaho ikinya tukatambuka neza. Kibabaje nuko ubwo noneho benshi babivuyemo. Cyo kibabaje. Umenye yuko mu minsi imero kazaza ibihe birushya. Ibi bihe rero mwumva ibyo bintu byose bikunda, bakunda imiyabirara, bibona batokana, batumva ababyeyi bendashima, atarabera badakunda nabo batozabeshya nabatirinda bagira urugomo. Ibyo byose biri gutambuka mu bantu. Abo bantu tekeza gutambuka muri iyo generation, kugira ngo nawe ubashe kurinda icyo kintu bizakugora, kuko hafi ya bose niko bazaba bameze. Urumva si ibyo bihe byoroshye, birakaze. Abantu ubu babaye busy, nta mwanya bafite rwose wo kwegera Imana. Abantu babaye busy, nta mwanya wo gusurana, nta mwanya wo gufashanya. Bene data mureba amahano arimo koza mu isi. Ninde wari ubizi neza ko hari ikizageraho abantu badashobora gusuhuzanya abanyarwanda, nivuge abanyarwanda badahoberanye? Ninde wari uzi ko umuntu ashobora kumara umwaka akamara amezi 5, 6, 7 apfutse umunwa n'amazuru, agagara mu rusengero akaririmba apfutse umunwa, akayobora apfutse umunwa? Ninde wari uzi ko guverinoma ishobora guterana abantu bose bakakorana ibi bakaganira, abadepite, abasenateri, mbega bose bateranye bakaganira bapfutse iminwa? Ibyo byose ni bigaragaza ko iminsi yera twinjiramo ari iminsi igoye kandi iminsi ikomeye. Bisaba ko itorero rya Kristo dukwiye guhaguruka tugahamagara ijuru, tugahamagara Imana igatabara isi kandi ikababarira abantu kubera twebwe. Ariko ikibazo ni twebwe duteje ibyago mu isi kandi tuvuga ngo turakijejwe. Icyakora hari abantu b'Imana, ba Eliya barahari, ba Dawidi bakiri mu ishyamba barahari, kandi Imana igiye kongera kurokirita ba Dawidi baze bakora Imana, ba Eliya Imana igiye kubarokirita baze bakora umurimo, bazi gusabira isi kandi Imana ikumva amasengesho yabo. Tumaze kubanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 30 kugeza 34. Haratubwira ngo nuko nimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa.
ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawe. Aha niho soreza. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawe. Iyo ngeze kuri uyu murongo ngira ubwoba, babandi bajye batujijisha batubeshya ngo ari imbere ni heza. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Uvuge ngo uyu munsi hari ukwiganyira, ejo hari ukwiganyira, mu mwaka utaha hari ukwiganyira, mu myaka 10 abantu bazaba bakiganyira. None ijambo Yesu yavuze, ni Yesu wivugiye amagambo. Yesu yavuga ngo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawe. Uwo munsi wose ukwiranye n'ibibi. Aha nagize ikibazo. Uyu wabivuze ni umwana w'Imana, ni Imana rurema, izi byose, izi ibihe byatambutse, ibyo turimo n'igihe kizaza. Naribajije kuki Yesu atavuze ngo umunsi wose ukwiranye n'ibibi n'ibyiza byawo, cyangwa ngo avuge ngo umunsi wose ukwiranye n'ibyiza gusa, ahubwo akavuga ngo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Nta kindi yongiyeho. Murumva ko buri munsi ari ibibi gusa dutambukamo, ni ibibi gusa, ni ibibi gusa. Uwabivuze ni Umuremyi, niwe uzi byose. Murumva imbere ari heza, ni ibibi gusa dutambukamo, ni ibibi gusa. Aho ushobora kwibaza ngo nose ibyo bibi ni ibihe? Waruzi ko iyi si utuyemo atari yawe, ari ya Satani? Uzi ko Satani we mutware w'iyi si? Umunsi yirukanwaga mu ijuru akoherezwa mu isi, mu ijuru nabo bararirimbye, mwumva amagambo bavuze. Byahishuwe ibice 12 umurongo wa 12. Mwumva indirimbo yatewe mu ijuru n'abamarayika n'ibizima n'abakuru. Wajuruwe namwe abari bamo ni mwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani abamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Ni ukuvuga ngo isi ni isi y'ubutaka n'ibiyirimo, ibi byose mureba, ibi amashyamba n'ibiti. Inyanja yavugwaga n'abantu, Bibiliya yivuze inyanja bishaka kuvuga abantu. Wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, ko Satani abamanukiye. Satani we muyobozi w'isi, arayiyoboye. Satani ntakunda abakristo. Abizera Kristo Yesu tuvuga ko dufite ubwene gihugu bwacu, ngo nationality yacu iri mu ijuru, kandi koko icyo ni ukuri. Ni ukuvuga ngo ubwene gihugu bwacu bwanyabwo ni mu ijuru. Aho ni hiwabo wabizera. Ariko Paulo yavuze, urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 20, yaravuze ngo ariko twebweho iwacu no mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azava, ari wo mwami Yesu Kristo, uzahindura imibiri yo gucishwa bugufi kwacu akashushanya n'umubiri, akayishushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, ko ufite imbaraga zo kubasha kwigandura byose. Nuvuga ngo ubwene gihugu bwacu ntago ari hano mu isi, ubwene gihugu bwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu tugomba kugira gute kumenya uwo turwana nawe. None Satani ayoboye isi, kandi niyo turimo, tukaba turimo gushaka kujya mu ijuru. Bivuge ngo buri bwami bwose bugira amategeko. Ni ukuvuga ngo ubwami bwose bugira amategeko abuyobora. Iyi si ifite amategeko yayo, ijuru ryo rikagira amategeko yaryo. Amategeko umwami w'isi yashyizeho ni amategeko avuga ngo ica, beshya, gambana, angana, ihorere, jya kurega, mbega ni ibyo, sambana, tukana, rwana, mu biyobyabwenge, baho wenyine utitaye ku bandi, kira wenyine abandi ntubiteho. Ni amategeko menshi. Amategeko y'ijuru aravuga ngo sangira na mugenzi wawe, gabana nawe ibyo mufite, ntukangane, ntugatukane, babarira, ihangane, n'ibindi byinshi, ntugasambane, ntukabeshye. Ayo ni amategeko y'ubwami bw'ijuru. None uri mu bwami bwa Satani hano mu isi, ukaba witwa ngo nationality yawe original ni mu ijuru. Ubwo bivuze ngo inaha uracumbitse, kandi koko itoro rya Kristo twe turabashitsi, turabimukira, ducumbitse inaha. Ikintu kibabaje nuko abakristo benshi nibuza 98% bamaze gutura, bumva baratuye neza rwose. Hano baratuye, hano ejo bundi numvisha avuga ngo ntitugashaka gukora abantu mu isi, Imana ise yiremeye abantu ngo bayituremo. Kandi ngo n'umupastor ari kuvuga ubuye butumwa. Isi suyituramo igihe kingana iki? Ubundi ifitemo garanti ingana iki? Ko numara imyaka myinshi utazarenza 95. Aho naho kandi iyo ngiyo nibuza nurenza 80,
iyo 15 yose nta kizabikomwa n'uza wifuza gupfa, kuko Bibiliya iravuga ngo ni imyaka 70 twagira intege nyinshi kagera kuri 80, ngo kandi ibyiratwa by'iyo myaka ni imiruho n'imibabaro. No kuvuga ngo ni imyaka 70 hanyuma aho gifite imbaraga ni kuri 80 gusa. Zaburi ya 90 umurongo wa 9 n'uwa 10 ndetse n'uwa 12 aho ariho Moses yandika aravuga ngo twigishe kubara imisi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Nta gihe umuntu amara mwisi n'ubundi wayikunda nubwo twayikwigisha ngo yibemo ejo uzayivamo uzapfa uzagenda, ahubwo uri gutegura ute aho uzajya kubategura ute? Ni gute uri kubategura? Tegura ibyina ahangaha ari kumenya ko ibyina aha nta garanti bigira ejo bizaba byarangiye, ahubwo uzajya niho hari garanti. Kandi noneho rero hari ibice bibiri, hari igice cyiza n'igice kibi. Abazajya mu gice kibi nabwo bazabaho mu buzima bubi bubabaje bw'umubabaro bw'umuriro utazima. Igice cyiza naho kuzaba mu munezero w'iteka ryose, ibyo bifite garanti, ni ibintu bizahora iteka ryose. Uri gutegura ute hariya? Uri kwategura ute? Uri gutegura ute aho ngaho uzajya? Mu by'ukuri inshuti yanjye mwene data, uri kwategura ute wowe? Hanyuma rero kugira ngo dusoze, urumva ko umwami uyoboye isi afite amategeko. None urimo uragenda ujijisha umwanya ukaburi kugenda mu mategeko ye, ubundi ukabugendeye mu ijuru. Urumva saho utazahura n'ibibi gusa, ari mpamvu Yesu yavuze ngo ni ibibi gusa. Ni hehe? Ukuvuga ngo turi mu bwatsi butari ubwacu. Ariko benshi abakristo benshi bumva ko bamaze gutura bagezeyo, birengagije ko bacumbitse. Biba bibabaje umuntu aramutse akodesha inzu ze kacumbitse yarangiza inzu yagera akayifata nkaho yatuye. Burya biba bibabaje. Ugomba guhora witeguye, niba unacumbitse ukodesha uhora witeguye ko nyiri inzu yakubwira ngo mvira muri iyi nzu, genda, cyangwa se nawe ukagira ibindi bituma uva muri iyo nzu. Rero abakristo abizera Kristo Yesu turacumbitse, dukwiye kuba muri iyi si nk'abacumbitsi, tugahora twiteguye iteka ryose kuyivamo tukagenda. Bizatuma tumenya uko twitwara muri iyi si duhanganye n'uyu mwanzi nyirayo. Kuko impamvu tugomba guhura n'ibibazo, Yesu yavuze ngo umunsi wose ukoranye n'ibibi gusa. Urugero natanga ni nko kubona umuntu uvuye muri Amerika cyangwa se uvuye mu Bufaransa cyangwa se mu Bubiligi akazagera no mu Rwanda, bakamwereka igitabo cy'amategeko yacu ya Repubulika y'u Rwanda, kino kirimo itegeko nshinga, yarangiza akavuga ngo jewe ntago bishoboka, nzayoborwa n'amategeko ya Belgique, jewe nzayoborwa n'amategeko yo muri France, undi ati ngiye nzayoborwa n'amategeko yo muri Amerika. Bivuge ngo aho waca hose baragukurikira. Abasirikare b'igihugu cyacu bagomba gukurikira, abashinzwe umutekano bagomba gukurikira, bashaka kureba uburyo ushobora kuviora amategeko y'igihugu cyacu wifashishije amategeko yawe. Kuko uzasanga amategeko agiye adahuje. Amategeko ayobora Uganda se yategeka u Rwanda. Buri gihugu cyose kiba gifite amategeko yacyo. Rero ushobora kuvuga ngo uragendera kuri ayo ngayo ukajya uviora yiwanyu, ukajya uviora y'igihugu urimo. None twavuga ngo turayoborwa n'amategeko y'ijuru turi muri iyi si, kandi nayo ifite amategeko. Urumva turaviora amategeko y'umwami w'isi Satani. Niyo mpamvu rero abadayimoni bagomba kuguhozaho ubuhuha, bakwirukanka inyuma, baguca hirya no hino, bagukubita ibirwara, baguteza inzara, bagukubita inyatsi, uri gushakisha bikanga, wakorera bikanga, wajyara bikanga, baguteza intege nkeya, bagutega ibyo bya tekinoloji bikurangaza, bagutega utuntu twinshi, babona wenda ubibura ugakizwa, bakabikuzanira ngo bitunge, aribyo uhugiramo, uburira Imana umwanya, gasanga nibyo wagiyemo, kavuga ati ya kwaka inguzanyo hari ukayishaka, ugakora amanywa nijoro gusenga, ugakorana gukizwa, ugakora gatangira kubeshya. Mbega Satani ahora uburyo bwose, ashakisha uburyo bwose, ejo akabateje ibirwara mu bana bawe, ejo akora inzira zose, kuko urimo kuvuga ko ufite amategeko ugenga ubwami bw'ijuru kandi uri mu bwami bwe. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byabo. Nshuti yanjye, reka dusoze nkubwira ngo dufatanye, hanyuma tubone uko tuzitwara muri mwaka 2021. niho narisoreje nkubwira ngo mu by'ukuri uriya mwaka uzagireyo wamaze gufata umwanzuro wo ugomba kubaha Imana. Ubundi umukristo nyamukristo nk'ubu ngubu abantu benshi bamaze kurangiza, bamaze gukora plan y'umwaka wa 2021, ariko najya mubwire ngo nibura umukristo muri plan ufite ya 2021 y'ibyo uzageraho, banza gusenga, kwiza ubusa, gusoma ijambo ry'Imana, kwirinda ndetse no gushaka
imbaraga z'Imana, umwuka wera ari byo ubanza, hanyuma ibindi bize nyuma. Imana ari ibi ya mbere mu buzima bwawe, kandi uzabona Imana, kuko iyo tujyana ntago ari heza ahubwo ni habi. Hari ubukonje, hari ubugwe, hari ukunanirwa, hari ugusubira inyuma, hari ugusinzira kuba mwari muzi ngo bahanuraga, ngo berekwaga, mu bo mwari muzi ngo bayobora amadini, ngo bari bakijijwe cyane, ngo bakoraga Imana cyane. Ibyo nibyo biri kugenda bibasatira, hanyuma kandi tugenda dusatira iherezo ry'isi no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo ugiye kuza gutwara itorero rye, abo yacunguje amaraso ye. Amaze imyaka irenga igeze mu 1987, nta gisigaye ngaze. Turi mu kinyejana, turi mu kinyagihumbi cya 7 cyaratangiye, tukaba mu kinyejana cya 21 uhereye aho Yesu avukiye mu isi. Rero mwitondere iki kinyagihumbi cya 7, kuko iteka ryose umubare kari gusobanura umwuzuro w'Imana. Twageze ku mwuzuro w'Imana wo kugaruka kwa Yesu. Reka dusenga n'Imana, hanyuma tubwire Imana kugira ngo ikomeze kubana natwe mu minsi yose iri imbere hariya, izakomeze kutwiyereka. Turagushimiye mwami wacu nyirijuru, mu byo dukunda, data wa twese mwiza. Turagushimiye ko abanye natwe muri iyi minsi yose itambutse kuva mu kwezi kwa mbere ku uyu mwaka wa 2020, twatugejeje mu kwezi kwa 12, aho dusigaje iminsi igeze muri 2 kugira ngo umwaka tuwusoze. Wabanye natwe, haciye byinshi bikomeye, ariko waraturinze, turacyariho, turacyahumeka umwuka w'abazima. Uhererwe icyubahiro. Turasenze rero kugira ngo buri wese wumvishe ubutumwa bwiza utanze bw'umwaka wa 2021 azagerageze kugushakana umwete no kukubaha, azagerageze kuguhaguruka asenge, azagerageze gukorera Imana, azagerageze kwirinda, kuko iminsi yo twinjiramo ni iminsi ikomeye cyane. Turagushimiye Uwiteka ko kandi uzabana natwe. Turagushimiye ko uzagira neza buri wese, kandi ugakiza indwara zananiranye, ugakiza ubumuga abantu bafite, abandi ukabakuramo imbaraga z'imyuka mibi zabinjiyemo. Twese nk'itorero tukarushaho kubona Imana. Ndagushimiye ko mvishe gusenga, komeza kubana natwe na buri wese udukurikiranye. Cyubahiro kibi cyawe tubyamaje tweze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Hanyuma tubifurije kuzagira ishya n'ihirwe muri uriya mwaka wa 2021, 2021 year. Imana izabane na buri wese. Amahoro y'Imana akomeze kubana na buri wese. Amen.